Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yatangaje ko RIB itakoreshwa nk'igikangisho. Yasubizaga witwa Teta wari wanditse kuri X asaba ko RIB yakurikirana umunyamakuru Tesi nyuma y'amagambo yavuze kuri ekipe ya Rayon Sports. Ibi ni ibikomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye n'amwe makuru agezweho hirya no hino. Clapton Kibonke yahaye inka Irene ndetse na Liliane ndetse inahita itaha. Uretse Clapton Kibonke kandi mu bandi bamuhaye inka harimo Coach Gael ndetse n'abasanzwe bakorana na Coach Gael. Mendi makuru akomeje kuvuga nuko umunyamakuru Deus nawe yahawe impano na bagenzi be mu bukwe bwe. Byose rwose ni bikomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru hano mu Rwanda. Ambassadors of Christ yasohoye indirimbo yitwa Udukaramu ni imbere y'igitaramo cyo kwizihiza imyaka 30. Ni indirimbo nziza cyane rwose ushobora kumva kandi bikagenda neza cyane. Micho the Best, Bahati na Isopro bashyizwe mu kanama nkemurampaka ka Rwanda Next Superstar. Aya ni amarushanwa yateguwe na Bahati, ubwo rero yatangiye ahangaha ni sawa cyane. Amakuru yo ni menshi, reka tumaze kumve Bruce Melody uburyo rwose yongeye kwerekana urukundo afitiye Irene ubwo bari mu bukwe bwe na Liliane mu bukwe bwabaye ku munsi wo kuwa gatandatu. Guseka ni ibintu byiza umuntu yakorera undi akarama, ariko n'ubikoze bikamugirira umumaro. Mureke turirimbire Irene ngo byumusekera cyane azashisha yumva, byumuhobera cyane bizamuha amahoro, byumusekera cyane azashisha yumva. Bruce Melody rwose ati byumusekera cyane azashisha yumva. Okay. Byumusekera azashisha byumuhobera bizamuha. Okay. Right. Coach Gael na Kinimugarura Bruce Melody bitabiye rwose ubukwe nabo bwa Irene. Nuko bwari burimo ibyamare bitandukanye, nabonye Kitoko, nabonye abantu benshi cyane. Semo kugukorera Pastor Ngoga Christopher nawe n'umwe mu bifatanyije umwete n'abitabiriye ubukwe bwa Irene mu kuramya no guhimbaza Imana. Akaba rwose yagiye imbere araririmba. Gukorere kizaenda serutse Semo kugukorera n'umwete kizaenda serutse. Yitwa Irene. Hanyuma umuhanzi Iva Muziki yashyize hanze amashusho y'indirimbo ye yitwa Ikimenya Bose. Akaba ari indirimbo Iva Muziki yakoresheje aterera Ivi witwa Marna Debola. Amashusho y'indirimbo rero harimo amashusho yabo mu bihe bitandukanye byabo basohotse, ndetse kandi n'andi yafashwe agenewe iyo ndirimbo. Muri rusange indirimbo nziza cyane, ushobora kuza kuyishaka ukaza kuyireba, biraza kuba ari sawa cyane. Umunyamakuru Mahoro Nasri wari wambariye Irene ndetse akaba yanatashye ubukwe bwa mugenzi we bakubana kuri BNB Kigali FM, Deus Kwizera yasubije abibaza igihe we azakorera ubukwe. Nasri yagize ati reka tubyumve. Abantu bavuga bati Nasri we ni ryari ubukwe bwa bushobora kuzabukora mu kuko abantu benshi barabutegereje, pero abantu bavuga bati Nasri ni ryari bategereje utariki ni ryari. Imana ni ndyama cyangwa ninjya gusenga Imana ikangenera uwo munsi nzawumenyesha abantu. Ubukwe buri wa gatandatu, buri muntu agira wa gatandatu we wanjye nugera Uwiteka yawungeneye abantu nzabatumira. Arakoze. Okay.
Papa Cyangwe n'umugore we ni bamwe mu bitabiriye ibirori by'ubukwe bwa Irene. Okay. Bruce Melody ubwo yahageraga mu bukwe bwa Irene. Twongere turebe aka kavido rwose kwibyara gutera ababyeyi neza. Umva ubutumwa Irene muri Ndahabi. Ndagukunda papa kandi nawe Umwana rwose yahaye papa we Irene muri Ndahabi warushinze na Liliane. Reka tumaze twumve neza ubutumwa bundi ngaruke mu kanya. Amazina yanjye nitwa Utetera se Irera muri Ndahabi Vixira. Ndagukunda papa kandi nawe ndabizi ko unkunda. Ndagushimira kubwo waduteguriye uyu munsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amarangamutima yanjye, ya papa n'aya mama. Kandi ndashimira Imana kubwo yamufashije kuwutegura. Nta kindi mbifuriza ni urugo rwiza, kandi n'abantu batuziye mu bukwe Imana ibaha umugisha. Kejevu Benisi. Amen. Ayo mashyi ntabwo ahagije ngo dushimire Vixira yakoze. Yari afite byinshi byo kuvuga ariko natwe ntabwo tubivuga aka kanya. Umwuka wera basobanurire mwakoze. Mwagize neza. Wantiza ibiganza byanyu byose nabihuza. Ayo mashyi nkarutaho gashimira cyane. Ubona ko inkuru ya Irene rwose ari imwe mu nkuru zikomeje kugarukaho cyane mu bitangazamakuru. Aha ni mu rusengero rwose bari bagiye gusezerana imbere y'Imana. Mwana hari vibe kabisa. Umukobwa akaba n'imfura ya Irene bamwita Vixira muri Ndahabi, nawe rwose akaba yahawe impano. Umwari mwiza utagira uko asa cyane. Namwe nta mashyi mbasabye mwakoze. Uza ahantu hari abana hakaba ababyeyi hakabura impundu kuri aba bana, nimwongere muzihuze tumushimire cyane mu izina ry'abandi bana bose, ariko by'umwihariko Vixira urakoze cyane.
yarakoze kuvuka. Okay. Vixila Murindahabi umwarimu ndaza gutumira Chris Easy. Izi warakoze ntubizi ko nagukunda se azafata umwanya uhagije agushimire cyane. Chris Easy. Aisha nawe warakoze cyane. Aisha akaba inshuti cyane ya Liliane biruseho. Kuko ari inshuti z'akadasohoka. Aisha warakoze kuba inshuti magara ya Liliane by'umwihariko kuruta uko wabaye inshuti na Irene mwarakoze cyane turagushimiye. Ndaza gutumira none kandi Hussein. Aisha nawe urakaza ubukwe ndabona abana bagaba trend kabisa. mwari mukumburanye ndakabaroga niko kuri. Ari uzi guhobera umuntu akagera aharira kubera ibyishimo. Urakagira Imana Irene wa data. Dore Irene navuga ngo ntaseka ngaho yasetse. Reka rero ngarukire ahangaha inshuti yanjye. Ubu noneho amata abyaye amavuta. Wakoze uragahora ukora umugisha uragahora mu rugo rwanyu. Imana iguha umugisha, reka twebwe tube ducukirije cyo kimwe nawe. Mwagize neza. Liliane utwemera umwanya. Irene buri Bamporiki Edouard avuga ibigwi rwose Irene Murindahabi kugira ngo abo umuryango wa Liliane bemereye kumushyingira. Reka twumve uko byari bimeze. ni rutavuka n'imbunda imbere y'abasore rwa mudasongerwa ntasubirizwa inkaka ntajya ahindagara habyutse imboga imbirizi yazimaze mu ruzi akawukomba ashimira imyaka iyo agambiriye umuhigo ahinga mu museke amasasa akayasobanura Murindahabi ni munanunguye barunira ingogo imbogo n'imparage biramurahira iyo ahize amatara amatava rwibonera indonyi y'urwirungu yayitsinze mu rweya mu rwerere rwa kamira nzovu migamba ya rwahita yahinje inzira zombi ahagiye bugambaza imbunda yarahavugiye ingurube ikunka umugana yigabije ababeje ku rutare rwa Jemidoro ritangaje umwijima yambara amatabaza abanyabwoba bose iyo bisunze ibiti ajya ku butayu ngo uwo muhungu dusabira. Urakoze cyane mbashyize mbagwiza ibiganza bikongera impeta namwe muzabagwiza nk'uko abana banjye ari barugwiza ngoga murakire kandi ngwino sha wowe ushobora kwegera nyogoku. Aba bagabo batwigombye bagombye wasi ni rutavuka ibirori byari sawa rwose byari sawa cyane. noneho akaza kumuza imirindi zikagamikara we ziri kumwe n'abazitanga aha niho umutware mukuru yajyaga kubwira umwami ko iyo hari imana na shebuja wakubwa murakoze umubyeyi rugwiza mboga imfura yo muri uyu muryango Ibrahim nayo ndamushimira nibyo amazina Kambashimire cyane mu kanya gato rwose turagaruka turebera hamwe andi makuru akomeje kuvugwa mu bitangazamakuru by'umwihariko amakuru agezweho. Ubukwe bwa Emeline ariko ubonye ko kugeza ubu nibwo buyoboye kuri izi mbuga nkoranyambaga kuri iyi mihanda. Emeline yabaye Emeline. Turebe aka kavidewo mbere yuko ngenda. Ubukwe bw'amafaranga papa ibiceri papa cyawe kizagira shaka amafaranga
byari sawa kabisa, byari sawa cyane.